Rayon Sport bimeze bite? Tugiye kujyamo amakuru yitwa Niyonzima Olivier Sefe ashobora gutandukana na Rayon Sport nta gihindutse nta gikoze mu maguru mashya. Ese dose ya Niyonzima Olivier Sefe iteye gute? Ndayizanye yose uko yakabaye. Hanyuma Perezida Tadeo Twagirayezu yaraye ayanye ikiganiro n'itangazamakuru rya Rayon Sport cyane cyane ari live kuri YouTube channel, haganiriwe byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hanyuma uwitwa Dr Emile Rwagacondo yamaze gutumiza indi nama yatumiyemo inzego zitandukanye za Rayon Sport kugira ngo bagire ibyo baganiraho nyuma y'inama y'inteko rusange yerutse kuba isanzwe. Ese cyari igihe kizaje kugira ngo yitumize bite ikipe ya Rayon Sport yiteguye gute shampiyona igomba kuzatangira ikina n'ikipe ya Kiyovu Sport abanyamugi? Byose ni munyemerere mfate uyu mwanya utari munini cyane nze mbibagezeho. Mbere yuko dukomeza ukwiye kubanza kora kwa subscribe ni ikintu kigenzi cyane, akabanza ukadukunda rwose ukaduha sub, hanyuma ukarayika ikiganiro cyacu. Ibitekerezo byanyu kuri izo ngingo mbabwiye nkeya mvuze ariko turagaruka kuri nyinshi, ukwiye kuba ubiterekamo sharinga rwose ibintu bikagenda neza cyane bikaba apa unyonyo. Mugani wa cyakigabo. Yes ngayo nguko. Ayo reka dore kuri situation witwa Niyonzima Olivier Sefe equipe ya Rayon Sport. Buri Rayon Sport hari ukuntu iteye, ndetse n'abakunzi bayo murasabwa kuzabyakira mukabyemera mukabana nabyo, kuko nyine niki kipe imeze. Nta nubwo ari n'ibintu nirirwa mbabwira, ni ibintu mwumva neza cyane. Equipe ibimeze gutya tuvuga ngo ahaho noneho uko bisa kose ibintu biri mu mujyo cyangwa se biri mu mucyo. Hakagira gutya inkonkobotsi utaza ivuye ikibazo muri Rayon kabira hageze. Uyu munsi mu bakinnyi twari twumvise ko ejo bundi bahembwe, ko nta kibazo gihari, ko nta muntu urimo ufite ibibazo runaka by'amafaranga. Ariko burya Rayon Sport ngo yarahembye, ihemba abakinnyi bose ariko uwitwa Niyonzima Olivier Sefe we ntiyagira icyo ahabwa. Nawe unyumvire, Sefu yongera amasezerano muri equipe ya Rayon Sport, abantu benshi bavuze ngo ni impuhwe yagiriwe, ngo yahawe amasezerano ngo ariko saragirirwa impuhwe. Equipe ni yase nisaragirirwa impuhwe. Equipe hari imigabane afitemo nisaragirirwa impuhwe. Hari benshi bakagiriwe impuhwe bari bakeneye n'izo mwengo bagume muri Rayon Sport, ariko ntibyakunda. Niba warasinyishije Niyonzima Olivier Sefe, ibi bisobanuye ko wamubonaga mu bushobozi. Tujye twumvikana tugendane nk'abaryi b'imbuto, tukayinde ngo turyame mu ruhande rumwe ngo tube baheza nguni biduhuma amaso twe kubona ikibazo uko giteye. Sefe uramuzanye, uramusinyishije. Sefe twabonye mu mikino ya pre-season. Uyu munsi umuntu wese upanga Rayon Sport arapanga kuri gatandatu arakira Niyonzima Olivier Sefe, kuko ntabwo urazana umwana ntarindwa. Urazana umwana ntarindwa mu mikino nyafurika, muri shampiyona kuri match zikomeye zashobora kugerayo akabura ahagarara. Ko ubu bakanamuyeroje barihera ko nta makuru yabo mfite. Niyonzima Olivier Sefe bagize gutya bahereza abandi bose amafaranga, bageze kuri Sefe baravuga ati wowe sinzi icyo bamuhoye. Uki Rayon Sport buri sezi bifite umukinnyi umeze gutya. Byavuye kuri Majyariwa, nawe yahoraga burana amafaranga, yavuga ati Rayon Sport yaramemukiye, nararwaje ntiyamvuza, nagize ute, tukamwita ko akorogana. Ariko burana nawe ku ruhande rumwe ugiye kureba nawe baga ari kurengera yumvaga ari kurengera uburenganzira bwe. Sefe Rayon Sport ntiyigeze imuhereza recruitment, yongereye amasezerano
ariko ntiyongereye ntibamuhaye iki rekirite bari bumvikanye uko angana ntabwo ari ngombwa ko tuyagarukaho ariko bari bayumvikanye Rayon Sport ntiyayamuhaye Sefu aricuza Rayon Sport amafaranga y'amezi 3 imishara y'amezi 3 bitihise Niyonzima Olivier Sefu yiteguye kwicarana na Rayon Sport bagasesa amasezerano uyu munsi ntuze kujya hasi muri comment ngo unyandikire ngo umugire ngo ariko ngo Sefu ngo n'ubundi ngo nabirenze ngo nabidanje oya twe kujya dushyigikira amafuti kuyu cyane cyane ku buyobozi buriho wowe ukora muri company nawe ushyire mu rugero rwa Sefu wenda company nta nubwo ibishyurira ku gihe ibishyura ikererewe irabishyuye abandi bose babonye icyo bita sente babonye ifaranga uraryamye wowe ukuriye amakuru ubushe muri bagenzi bawe ko bari kurya akavuga ko ifaranga ryabonetse wowe cekinze konte zawe usanga zirera ubajije muri equipe uko bimeze bakuriye sine nese we cyo ukuri ahubwo ufite n'ubushobozi bwo kujyana abantu mu mategeko wanabagezamo rero kuri Rayon Sport mwoka byara ikibazo cya Sefu giteye gite ni mu gikurikirana Rayon Sport twagerageje gutunga mitoroshi ngo tumenye impamvu abandi bose babonye ikiswe ifaranga ariko Niyonzima Olivier Sefu agasigara ewana ububaza wese arakubwira ngo icyo kibazo ntacyo nzi buri wese nta kibazo nzi kandi Sefu wararira mu myotsi arababaye afite agahinda ubwo rero anytime mushobora kuza kumva Sefu nawe yaseshe Brana Haruna Niyonzima nuko yaseshe muri Rayon Sport ugate equipe yo twumvikanye ni yabimpaye ati yaransuzugwe Brazil ngo ari ibindi yavugaga yari amafaranga yarasinye aramubwira ati bamwize bitangaza ageze maraheba kandi nawe n'umukinnyi bumvaga gusinyisha muri Rayon Sport bamo ari umukinnyi bahaye favor kandi kuko ni nako byari bimeze ariko we ntagaruko yabyumvaga yumvaga kaje nk'izina rinini agarutse muri equipe yahozemo yagiriyemo ibihe byiza aje agomba kwakirwa nk'umwami ni nako yakiriwe ariko icyo nicyo yaherutse Sefu nawe yongera amasezerano nta muntu wabitekereza ko yari n'umuntu utondera rw'abasezererwa ariko no warabona gutazamwishyura kugiye bagomba kumureka akigendera ntacyo byari bitwaye ubwo rero nguko uko bimeze ararira kandi Sefu twabonye muri iyi mikino ngiye pre-season Rayon Sport nagendanye nayo imikino yose nabaga mpari Sefu nahatabanzagamo nko kuri Etincelle yaje mu kibuga equipe ibona guhumeka equipe no mu mikino yose twakinnye nk'iyi amace twatsinzwemo na Yanga Sefu yabaga ari aho hafi yarakirininga urabona ko Sefu hari Sefu uyu munsi atandukanye na Sefu twavuga mu minsi ishize wazonzwe n'iki nywa cyane akarya gake urusi urabona ko ari Sefu mwiza rero turasaba ubuyobozi bwa Rayon Sport ibintu rwose ntibize kurenga iyi ntera ngo bigire ku rwego ngo tumwe ngo Sefu arasezeye ibaza aragusezeye nta wundi nimero 6 ufite ubwo birasaba ko usigara urwarije kuri ntarindwa ubundi uzasigara uri guhengeka barishari urahengekera iki wakwifiye Sefu ko gusinyisha pichu byananiranye nka nimero 6 sina pichu wenyine no kuya ku isoko Rayon Sport gashaka indi nimero 6 hatari nabyo byarananiranye ariko surajya gushaka nimero 6 gute nuhari utaramugomba iby'umugomba turamuha iby'umugomba ngo rero mujye mureka duce imanza turaramye ikibazo cya Sefu kivugutirwe umuti Perezida Tadeo wa Rayon Sport agiranye ikiganiro n'itangazamakuru baganira byinshi bitandukanye ariko bakunzi ba Rayon Sport nimbabwira ngo Rayon Sport irimo kudahuza n'uyu munsi nubwo habaye inama y'inteko rusange Tadeo akasohoka akajya mu modoka akajya gupfuna gashoreza kongera kagaruka mu nama bitewe n'ibyari biri kujyamo mbere n'uyu munsi biragaragara ko nta cyagiye mu buryo Perezida yakoze ikiganiro n'itangazamakuru cye aravuga ngo ngewe ndi muri Rayon Sport ndayikunda nta nubwo niteguye kuyivamo mu gihe cyose muri itaragera ku ngingo hari intego twihaye muri Rayon Sport tugomba gukora uyu munsi nye nka Perezida Tade ntabwo nakora ikosa ryo kwegura muri Rayon Sport itarajya mu murongo tuyishakamo muri Rayon Sport ari ikipe idakomeye
ibi ngibi aravuga ati nzi ko ari benshi bifuza ko negura ngenda atariko ntabwo bikunda. Perezida Tadeo yafashe umwanya ashimira uwitwa Uwayezu Jean Fidele retired watangiye systeme y'Akanyeri muri equipe ya Rayon Sport. Aravuga ati buri Mutaramu niwe wagatangije nuko twebwe twaje duteraho umusumari tukaza tukakagura tukakagira kanini. Akitekerezo cyari cya Jean Fidele izi yabivuze mu buryo bwo kugira ngo hatazagira n'undi muntu ukiyitirira uri muri iyi komite. Rero wareba wasesengura wareba umuyobozi bwa Rayon Sport ugasanga icyo bwari bukwiye kuba buri gukora uyu munsi ntabwo ari icyo buri gukora. Uyu munsi twagombye kuba turi kwitegura iki shampiyona, ariko urajya kureba nk'ubu ngubu hari ibaruwa yarayisohotse ikayibasomera. Iyi baruwa ni ibaruwa yasohowe na Dr. Emile Rwagacondo. Tukibaza ngo Rwagacondo agezaho gutumiza inama se muri Rayon Sport, kavuga ngo ubu n'ubudasa bw'ikipe ya Rayon Sport. Ariko iyi akaba ari inama y'ubutegetsi. Eravuga ngo bwana ugize inama y'ubutegetsi, bwana ugize komite nyobozi, bwana madamu ugize komite ngenzuzi, bwana ugize akanama gashinzwe gukemura amakimbirane, gutumirwa mu nama. Bwana nejejwe no kubatumira mu nama izahuza inzego z'ubuyobozi za Rayon Sport Association kuri uyu wa za Rayon Sport Association kuri uyu wa gatatu tariki ya 10 z'ukwezi kwa cyenda, ubwo n'uyu munsi saa 11 z'umugoroba kuri B Hotel Nyarutarama. Mu rwego rwo gukomeza kubaka umuryango wacu, iyi nama izafasha kuganira ku migendekere y'inama y'inteko rusange isanzwe yateranye kuwa 7 ndetse n'uruhare rwa buri rwego mu gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwemo. Mugira amahoro. Dr. Rwagacondo Emile, Vice Chairman wa Rayon Sport Association, niwe watumiye iyi nama. Inama muri Rayon Sport ziri kuba nyinshi kuruta ibikorwa biri gukorwa. Uyu munsi twagombye kuba turi kumva ngo Rayon Sport hari uburyo iri kwiteguramo Singida, kuba Rayon Sport hari uburyo iri gukora ibintu byayo, ariko urajya kureba ukitegereza ukabona ibintu birakomeye, ukabona ibintu birakomeye. Ibyacu tubivuga kare tukikomereza, ibyacu tubivuga kare tukikomereza, tukigendera. Iyi Rayon Sport nidashyira hamwe aba bagabo ngo base erega n'ibibazo byose by'abakinnyi dore naho ngaho biva. Nese inama ko tubona zibaye inama, nta mukunzi wa Rayon Sport ukeneye kumva inama. Kandi burana Kiyovu iya kurangira dore nuko byatangiye, akaba ari general aho ngaho, akaba ari Juvenal aho ngaho, akaba ari bande naho buri wese yikomanga mu gatuza avuga ati ninge kipe, birangire kipe igiye. Rayon Sport iri kuginshisha. Rayon Sport reka mbabwire yiyubatse neza mu bakinnyi. Ntabwo ari we kipe ifite abakinnyi babi muri Rwanda Premier League izaba ifite abakinnyi babi, sinawe kipe izabigeranira. Uyu munsi abanyamahanga bamaze kuba 8. Rayon Sport ifite ubushobozi bwo kwaza abanyamahanga 8, dukoze 11 bagoretse barimo abanyamahanga 8. Rayon Sport yaba ari ikipe ikomeye idanange, ariko guhuza byaragoranye, guhuza byabaye ikibazo. Ubwo rero iyo nama iraba uyu munsi ku isaha 11, muze kunyemerera ngenze kugaruka ahangaha nje kubabwira iby'iyo nama n'ibyavugiwe, ko twe mikoro zacu zigomba kuba zihari zestaye neza zimeze neza cyane. Ubwo rero nta nubwo ndabatwara umwanya urenze uyu rwose mbaganiza kuri Rayon Sport yongeze kubitameze neza ndaberereka, ariko hari igihe nzaza nanjye ngumba kubite episode 99 zivuga ku bibazo biri muri equipe ya Rayon Sport. Ngumba nabereretse mangenda nca hejuru
nzabakubita ama episode menshi. Mukore subscribe kabisa, ibintu bigende neza cyane. Babwire ngo ciao ciao naho mu bindi biganiro. Inama y'inteko rusange isanzwe ya Rayon Sport yataranye kuri iki cyumweru yafatiwemo imyanzuro igiye itandukanye yose izakomeza kugenderwaho muri iyi ekipe by'umwihariko kugira ngo itere imbere. Hanyuma ku bijyanye n'imikino nyafurika hari icyo babivuzeho, kandi Rayon Sport bigaragara birumvikana ko ifite intego n'impumbero yo kugera kure cyane hashoboka muri iyi mikino. Hanyuma turababwira zimwe mu mpinduka zitandukanye zabaye muri ekipe ya Rayon Sport, tubabwire icyo batekereza ku isoko ry'igura n'igurisha ryo muri uku kwezi kwa gatandatu. Ese ryagenze rite? Ese bamaze kuriremura cyangwa se hari ibindi bateganya, cyane cyane amazina yandi ashobora kumanuka muri Murera, Isaro ry'Inyanza? Byose munyarere dufata umwanya tubiganireho. Ngiye kubajyana mu nama y'inteko rusange, rwose muramera nk'abari bahari. Ibyahavugiwe mutumvise, ibyahavugiwe mutabonye, byose ni munyemerere mfate iminota itari myinshi cyane mbibasangize, mugende muryoherwa, ibintu fresh sana. Ariko kwere kubanza kumenya ko wamaze gukora subscribe. Gusa utarakora subscribe baze gutegereje iki ko ahangari uzagikurikira amakuru aryoshye ashyushye Rayon Sport byihuse, yayandi yihuse bitari ibyo gusesenga n'iki ni breaking n'ibintu gusa twirukanka, nta bintu byo gutinda. Numara kusubscribinga kore kuri like ikiganiro cyacu gikunde, hanyuma ibitekerezo byanyu nabyo turaza kuba tubihaye ikaze cyane mugaruke muvuga uko mwumvise nyine iyi myanzuro yafashwe akamaro izagirira ekipe yanyu ya Rayon Sport. Mbere na mbere ndagira ngo mbabwire ko ni inama y'inteko rusange yabaye kuri iki cyumweru mu gitondo. Hanyuma n'inama ititabiriwe n'abagabo babiri kubw'impamvu zabo z'umwihariko zihariye, cyane bijyanye n'akazi n'izindi mpamvu bagize zidasanzwe. Abo ni Paul Muvunyi, umuyobozi w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport. Uyu nguyu mu makuru twagiye tubahereza mu minsi ishize twabigarutseho ko atari mu Rwanda, ko yagiye ko ndetse n'iyi nama y'inteko rusange ishobora kuzaba adahari, kuko byarangiye ibaye adahari. Gusa kuba adahari ntabwo bivuze ko byavuzwe, ibyateguwe byose atarabizi. Oya, byose yarabizi, urumva, byose yarabizi, byari biri ku murongo w'ibyigwa, byose yarabizi. Hanyuma undi utari uhari ni Munyakazi Sadate, nawe ntiyabonetse muri iyi nama. Hanyuma akaba ari inama yayobowe n'umunyamabanga wa Rayon Sport Murenzi Abdara, waje no gufata umwanya agasobanura icyateye isubikwa ry'imikino ya gishuti y'ikipe bari bafitanye n'amakipe atandukanye, anatangaza icyo bimirije imbere mu minsi isigaye ngo shampiyona itangire. Byose turaza kugenda tubikomozaho, dushatse twanamwumva, ariko no kwitegura byo n'ibisanzwe bitewe n'uko habaga hari gahunda zitandukanye. Gahunda twari dufite yo gukina na Elmerek twari twanatangaje, ngira ngo ku gicamunsi cy'ejo tumenya yuko hari ibiganiro by'abari muri staff n'ubuyobozi byatumye umukino uvaho. Natwe twabimenyeshejwe gutyo, ariko ntago bitubuza kwitegura. Ubundi uyu mukino ari kudufasha kwitegura tunipima yaba igipimo urwego turiho rwo gutangira shampiyona, ariko n'urwego turiho rwo kuzakina Confederation. So guhinduka rero ntago byaduturutseho, byaturutse kuri ekipe twagomba gukina, ariko twabwira abakunzi bacu yuko tugiye gushyira imbaraga ku gutegura umukino wa Kiyovu dufite muri weekend wo gutangira shampiyona. Buriya kurya ni kare, utangira gutekereza gutwara shampiyona atangira atsinda imikino ya mbere kandi imikino minini.
uwo ni Murenzi Abudara asobanura icyateye isubikwa ry'imikino. Ubwo nari nshatse ko tubiviraho rimwe kugira ngo ntituze kuza kubigarukaho. Hanyuma rero ni inama mbere na mbere yari irimo gukeburana, sinzi niba ikinyarwanda nkoresheje cyumvikana, gukeburana, bamwe bagakebura abandi mu mitegekere n'imiyoborere ya Rayon Sport. Ibyo kuvuga ngo urwego runaka ruravaho ntabwo babiganiriyeho cyane. Icyo baganiriyeho cyane kwa rugushakira amikoro ekipe ya Rayon Sport no kurebera hamwe uburyo ingengo y'imari ya 2024-2025 yakoreshejwe. Hari amakuru yaravuga ko ibitabo bitari balance, ariko abataramu bariyeranje rwose, bashaka uburyo bihura, bashaka uburyo bireshya. Abantu babipresence ntihagaragaramo icyuho na kimwe, ntihagaragayemo icyuho na kimwe. Amafaranga yose uko yakabaye yagaragajwe. Rayon Sport yagaragaje ko umwaka utaha w'imikino izakoresha asaga miliyari 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Akaba ari amafaranga berekanye ko azava mu bafatanyabikorwa, azava mu bafana, kandi ko ndetse agomba kuva mu mikino nyafurika. Ubwo ibi bisobanuye ko Rayon Sport ifite gahunda yo gupushinga, igasunika byibura ikagera mu matsinda, kubera ko ntabwo wabara amafaranga y'imikino nyafurika utarenze ijonjora rya mbere ry'ibanze. Hari miliyoni 100 zizava muri CAF zirengaho na 40 gutyo. Izo ngizo zizaza mbere yuko bitabira, ariko nibuga ko muri miliyari 2 uzakoresha arimo azava mu mikino nyafurika, wenda hari sponsorship muri iyo mikino, hari broadcasting muri iyo mikino yose yishyurwa ekipe. Ayo mafaranga ntago yakuzuza miliyari 2. Ubwo Rayon Sport igomba kugera kure kandi igatangira isezerera Singida kugira ngo izo miliyari 2 ivuga ko izabona nyuze no muri iyi mikino nyafurika bizakunda. Hazaba harimo uburyo wenda bw'akanyenyeri. Iyo bavuze abafana nicyo biba bisobanuye, abazakoresha bakanaronshingira abakunzi ba Rayon Sport bakabumenya. Hakazaba harimo kandi wenda kuri iby'akanyenyeri byo ndumva bazagira umwanya uhagije wo kubisobanura, uburyo abantu bazajya bakanda akanyenyeri bagatera inkunga ekipe ya Rayon Sport, niba ari bitandukanye no kugura imigabane. Ibyo ni ibintu bigomba kuba bitandukanye, kuko amafaranga y'imigabane yo batagatinga, yo baratagetinga miliyoni hafi miliyari hafi 15 gutyo. Ariko shampiyona kugira ngo umwaka w'imikino ugende neza baratagetinga miliyari 2 gusa zizava ku ruhande zikava no mu bafana. Ubu buryo bw'abafana buzamenyekana cyane kuko amafaranga yo ku bibuga twamaze gusanga nta amafaranga make adahagije utashyira muri bije utabarira. Kuko nk'ubu match ya Singida yagombaga kubera kuri Amahoro Stadium, ariko ubu yamaze kwimurwa ishyirwa kuri Kigali Pele Stadium. Yo yimuwe gutyo niba ari gutagetinga miliyoni 200, ako kanya umumano tugasubira muri miliyoni 10 mu gihe wateguye neza. Kandi nabo urumva mu gihe wateguye neza. Ubwo rero ibyo abafana bafite uburyo bazagenda babigaragaza, barategura kandi zizafa mu bafatanyabikorwa n'abaterankunga. Ubwo bivuze ko hari timu nini cyane igiye gukurikirana ibijyanye n'abafatanyabikorwa. Rayon Sport miliyari 2 ntego bihaye, ngizo uko zizaboneka, ngizo uko bateganya kubikora nuko bateganya kubigenza. Ikigaragara cyo ni kimwe, nuko ari amafaranga atari make. Umuntu yibaza ngo mbese amafaranga ko kazaboneka. Hanyuma benshi bari baniteze ko uwitwa Tadeo
ashobora kuza kweguzwa muri iyi nama y'inteko rusange, ariko ntabwo byabaye, ntabwo yegujwe, nta n'ubwo babitinzeho cyane. Icyo barebye ni ahazava mikoro ya Rayon Sport. Icyo nicyo nkunda kandi nemera nanjye nshyigikiye. Ibindi byinshi rero ni ukubaka ikipe ya Rayon Sport yubakitse, iyoboretse neza mu buryo bwiza, umukunzi wese wa Rayon Sport yishimira, abona akavuga ati iyi niyo Rayon Sport, iyi niyo Murera twarazo. Abitabiriye inama yo bo bari benshi, itangazamakuru twari duhari, nanjye nari nabukereye. Hanyuma Rayon Sport yamaze kwimuka, nabyo babigarutseho. ubu ngubu iri i Remera, icyaro cyabo ntabwo kiri kuri Ziniya, bamaze kwimukira i Remera, nubwo ari inyubako batari balonshinga kubera ko hari byinshi bikiri gutunganywamo, ariko vuba cyane iyo nyubako tuzayibazanira ahangaha muzayireba, urumva. Ikindi navuga ni bisi ya Rayon Sport bongeye gukomoza kuri sponsorship yabona Airtel yemeye kubagurira bus, bavuze ko ari igikorwa cyatangiye kandi kigikomeje, ko rwose bisi mu kwezi kumwe hafi n'igice izaba yamaze kumanuka. Rayon Sport ari ikipe izaba iri kugenda yicaye, ibintu bimeze neza cyane. Birumvikana rero icy'inzego za Rayon Sport cyo ntago cyasobanutse, abantu benshi bari bazi ko rumwe rugomba kubisa urundi, ariko n'umundi bavuze ko mu bijyanye n'imikoranire rwose ibintu byo kuvuga ngo barakomanya imitwe, baragongana, ibyo ngibyo abakunzi ba Rayon Sport ntago bazongera kubyumva. Rayon Sport irategura umukino wa Kiyovu uri muri weekend nk'uko Murenzi Abdara yabigarutseho, ni umukino bazakurikizaho. Ubwo biri likely ko nta wundi mukino wa gishuti bazakina muri iki cyumweru, ko shampiyona tariki 15, uyu munsi turi tariki 7. Nuvuga ko byibura muri weekend turi kugera muri tariki 10. Turi muri tariki 10, ubwo Rayon Sport izaza ikina n'abayovu bamaze gusohora ibiciro. Tiki ya make kuri Kiyovu ni 5 bakunze ba Rayon Sport. Ayo mafaranga muyegeranya gake rwose agiye kuzagera igihe akore. Ubwo rero nibyo twatuvuze, nibyo twatugarutse muri iyi nama y'inteko rusange, n'abatwaye umwanya munini yateranye n'izo ngingo yizeho. Ibindi byinshi cyane mu makuru yacu ataha, barambabwira ngo mukore subscribe kugira ngo ibiganiro tubategura tukanabagezaho giye bibasha kubageraho neza cyane. Mbifurize kugira icyumweru cyiza cya tariki 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025. Munyemerere kuri iki cyumweru tugiye muri equipe ya Rayon Sport, tureba amakuru agezwemo menshi ari kuvugwa, mwumvise cyangwa se mutari mwumva, mugiye kumva kuri uyu munsi wo ku cyumweru. Ndababwira ko muri equipe ya Rayon Sport yamaze gusohora itangazo ikuraho cyangwa se ivuga ko umukino wari uhari n'ikipe ya Al Merrikh wamaze gukurwaho. Ese impamvu yo gukurwaho k'uyu mukino ni iyihe? Hari indi mikino yakuweho. Hanyuma Rayon Sport yari iri kwitegura umukino nyafurikano wabizwi izakina na Singida tariki 20 z'uku kwezi. Imyiteguro yo gukina na Singida Black Stars iteyite, byose turabikomozaho. Ariko kuri iki cyumweru hari inama y'inteko rusange isanzwe ya Rayon Sport Murera Isaro ry'Inyanza. Haravugirwamo iki? Nshimirimana Ismael Pichu n'uyu munsi wa none muri equipe ya Rayon Sport ngo mwanzuro uzafatwa ku munsi w'ejo nyuma y'inama y'inteko rusange iraba none, kuko ngo umutoza witwa Rotife yavuze ko ahantu hasigaye icyuho hamwe ari muri Mediane. Nsabimana Aimable yatangiye imyitozo ifunguye, ndetse nuko umukino w'uyu munsi wasubitswe, ariko yarimo mu bakini bagomba kuwukinaho. Ese 11 mu kibuga bihagaze bite? Imyitozo iri kugenda ite? Muri rusange tugiye kujya muri equipe ya Rayon Sport. Mwicare kuri iki cyumweru nyibaganirire ibintu bigende neza cyane. Nitwa Tuyishime Gilbert, iyi ni Viva Rayon Sport TV. Niba utarakora subscribe, koraho nonaha ibintu bigende neza cyane. Niba warayikoze kandi nabwo uri umuntu w'umutaramu, hanyuma like na share ni ingenzi. Ibitekerezo byanyu ndaza kuba mbihaye ikaze. Viva
biravuze ngo long live ni ururimi ruva ku giportuge cyangwa se n'icyesipanyol kuko burya n'indimi zijya gusa. Viva long live tugahita twongeraho Rayon Sport, bivuga ngo Rayon Sport komeza ubeho, wame uburwema, wande nk'u Rwanda, ubeho igihe kirekire. Nyine icyo nicyo gisobanuro cya Viva brand ngayo nguko rero. Hanyuma rero muri iyi minsi nari maze agahe minsi itari nkingahe rwose ntabatamo ibintu by'amashow, ntabatamo ibintu by'ibiganiro muri equipe ya Rayon Sport, ariko ahanini ngiye buri Rayon Sport yirimo ibintu bitagize bisaba ko nzanga nkicara nkababwira byinshi mu ntambara, mu kuryana kw'abayobozi bamwe na bamwe muri equipe ya Rayon Sport. Hari igihe mpitamo ko ngira gute nicecekera, nkaceceka atari uko nahari, ngaceceka atari uko nafite icyo kuvuga, ahubwo gusa tu ari ukwanga kuza guca igikuba. Kuko Rayon Sport hari ukuntu iteye, mwebwe muyifana yisanzwemo murabizi, n'abashya bazanabimenya. Ni ekipe uyu munsi dushobora kuza tukabwira ati Rayon Sport rwahiye, rwagurumanye, rwatokombeye. Uyu munsi hakaba harimo abantu bumvikana, ejo bakaza batumvikana, ejo bakaza batumvikana, ejo bakaza bumvikana. Iyo mbonye rero njye hariya ma episode ameze gutyo, harimo izo series mbona zitari kujyana mu mujyo wo kubaka, hari ubwo mpitamo nkavuga ati ngerekana idistenge, ngire gute mbe nitandukanije nabyo nge pembeni, mbanze ndebe iyo bigana. Kuko hari ibintu ngewe naza hano nkababwira abakunzi ba Rayon Sport mama mudakeneye kumva, nge mba nshaka kubabwira Rayon Sport iryoshye, Rayon Sport irimo uburyohe utamu, umuntu avuga rwose ko ufite gu, ntabwo ari ibintu bikwereye degute bikubihiye. Ubwo rero igihe wambuze, igihe wumva amakuru ari ku mihanda avuga ati runaka bakoranyeho, ibyo byose mba mbifite from the beginning to the end. Ariko ntabwo ari ngombwa ko nza hano ngo byose mbivuge uko byakabaye. Hari abavuga ko mu bitekerezo bakavuga ngo ariko ngukwiriye kubivuga byose kugira ngo bikemuke, ngo nuko cyangwa se ngo kugira natwe tubimenye. Burya hari ikintu nshobora kuza hano nkavuga ati Tadeyo uri umunyamakosa, se nkaza nkavuga ati Muvunyi wowe ni wowe wazonze Rayon Sport, ni wowe kibazo cya Rayon. Sinje simbivuze gutyo, namara kubivuga abasaza bakabibona wenda bagahita bakora inama bayikora bakavamo biyunze, ejo bakaza bameze neza, ibintu bari gushyira hamwe. Noneho wowe wabonye cya kiganiro cyanjye ejo hashize, ugatangira ukavuga ati ariko uyu muntu ahubwo menya ari ushyira amacakubiri muri Rayon Sport, menya bari bushaka gukora abafaniki imitima. Ugasanga icyabaye muri ekipe navuze cyakosowe, wowe ukomeje kumbona muri iyo shusho. Nk'ubu hari abantu batubona mu ishusho, nk'ubu nje hano mbabwiye transfer, wenda urugero reka ture transfer twaririmbye cyane ntibi bikarangira itabaye, wenda nk'iya Fahadi Azizi Bayo mu kwezi kwa mbere ntabwo yabaye, iya Jean Baleke yejo bundi ntabwo yabaye. Izo urugero ruto yambahaye tukaza tukazivuga, zari zavuzwe muri Rayon Sport twumva ko ari na deal done, nizaba musengo twari twazivuze. Noneho Rayon Sport ibikarangira yinaniwe itabasinyisha, twebwe tugasigara tubonwa mu ndererwamo yuko tuvuga amakuru atariyo, yuko dutangaza amakuru y'ibihuha. Kandi Rayon Sport ubwayo yo bwite niyo yagize gute, niyo yinaniwe. Kuko twavuze ko ekipe iri mu biganiro n'umukinnyi runaka, ntago tuba tuvuze ko biba bivuze ko nadasinya ngenda bambaye munyabinyoma. Oya, reka kuba ari ngiye ushakira impamvu, ahubwo ugenda uzishakire kuri ya ekipe ya ufana uwo mukinnyi yavuzwemo ariko bikarangira adasinye, umenye ngo si impamvu atasinyishijwe niyi. Kuko abari impamvu nyinshi, impamvu ziba zingana ururo. Ashobora kudasinyishwa kubera ko nyine ekipe ibonye atakenewe, cyangwa se kubera ko atumvikanye kuri terms and conditions, rules and regulations. Ibyo rero ntago ukwiye guhita uza ngo ngewe umbonemo. Nk'ubara umutara umaze iminsi anyandikira